Imana ishimwe. Ese iyo uryamye nijoro ukabona urakangutse mu gitondo, uwo munsi ukira n'ejo bikagenda bityo, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, waba ujya wibaza impamvu ibyo biba? Buri munsi benshi barapfa bakagenda, abakuruta, abo mungana, yewe n'aburuta. Ese waba ujya wibaza impamvu wowe ukomeza kubaho? Niba utajya ubyibaza, si wowe gusa, abantu benshi bazi ko ubuzima ari impano bahabwa n'Imana nta kiguzi. Ese koko ibi byaba ari ukuri? Ese niba ari ukuri, abagenda bo kuki badahabwa ayo mahirwe yo gukomeza kubaho? Niba ujya wibaza ibi bibazo, iyi video ni iyawe, kurikira ugere ku musozo. Bibiliya igaragaza ko ubuzima ari impano y'Imana. Itangiriro 2:7, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uyu mwuka Bibiliya ivuga ntabwo ari uyu mwuka duhumeka, ahubwo Imana yashyize muri Adamu imbaraga z'ubuzima cyangwa ubushobozi bwo kubaho. Ibi birakwereka nta gushidikanya ko Imana ariyo itanga kubaho. Ariko umuntu ashobora kwibaza impamvu hari abagira amahirwe yo kurama, abandi bakagenda imburagihe. Ese Imana yabishingira kuki bamwe ibaha ubuzima, abandi ikabareka bagapfa imburagihe? Komeza ukurikire ntucikwe. Ibi bisubizo byose urabibona. Mu by'ukuri mu buzima hari byinshi tutabasha gusobanukirwa, kuko imbaraga zigenga kubaho ni imbaraga ziruta cyane gutekereza kwa muntu. Ariko Bibiliya hari ikintu ivuga ku buzima. Bibiliya igaragaza ko Imana irema umuntu yari ifite umugambi w'uko umuntu abaho. Yeremiya 29:11, erega nzi ibyo nibwira kubagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Uyu murongo uratwereka ko umugambi w'Imana ni mwiza iteka ryose ku buzima bwa muntu. Nta na rimwe Imana ijya igambirira ikibi ku muntu. Nubwo byakubaho, Imana yo ihora yibwira ibyiza ku buzima bwacu. Ibibi byose bikomoka kuri Satani ndetse no mu mahitamo y'abantu. Icyakora Imana ijya yemera ko bitugeraho kubera impamvu runaka zifatika. Yohana 8:44, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Uyu murongo uratubwira ko Satani ari umwicanyi, ni umunyabinyoma kandi niwe soko y'ibibi byose. Uratwereka kandi ko isi iri mu butware bwa Satani, kandi abantu benshi bahitamo ibibi kubirutisha ibyiza. Aya mahitamo mabi y'abantu niyo ateza ibyago byinshi mu isi. Abantu benshi barapfa biturutse ku bikorwa byabo bibi. Gutegeka kwa 2:30, 19 uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo, ubone kubaho n'urubyaro rwawe. Ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo hagati y'ubuzima n'urupfu. Guhitamo nabi bishobora kuguteza urupfu rw'umubiri cyangwa urw'umwuka, ariko guhitamo gukurikira Imana bitanga umugisha, ubuzima ndetse no kumererwa neza. Wakora iki rero kugira ngo ugire amahitamo meza? Yeremiya 1:5, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu murongo uratwereka ko mbere y'uko Imana ikurema yari ikuzi, kandi ntiyakuremye ngo uzubeho gusa, ahubwo yakuremye yabanje gutekereza impamvu ugiye kubaho. Yabanje gutegura inshingano ugomba kuzuza mu buzima bw'abantu. Nta muntu n'umwe wabasha kubaho hatariho intego
abereyeho. Hari benshi babaho bazi ko bariho gusa nta kindi bitayeho, bakumva ko ubuzima ntacyo bubasaba. Iyo usomye Itangiriro igice cya mbere 27 na 28, Bibiliya yerekana ko Imana yaremye umuntu, umugabo n'umugore, ibaha umugisha, irababwira iti mugende mubyare mwororoke mwuzure isi, muyitegeke n'ibirimo byose, amafi yo mu nyanja, inyoni zo mu kirere n'ibinyabuzima byose. Bisobanuye ko Imana yabahaye inshingano yo kubyitaho no kubaka isi bakayiteza imbere. Bibiliya yerekana ko mbere yo kurema umuntu, Imana yari ifite icyo ishaka kubona nk'inyungu muri uwo muntu. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo abeho muri kamere yayo mu isi. Mu yandi magambo, kwari ukugira ngo ishusho y'Imana ibeho mu isi. Imana yaremye umuntu kugira ngo ayihagararire mu isi. Nta na rimwe Imana igitanga ubuzima hatari impamvu ibutanze. Iyi niyo mpamvu udakwiriye gufata ubuzima nk'ubwo waherewe ubuntu. Nibyo koko kuvuka ntitubihitamo, ariko kubaho byo ni amahitamo. Niba ushaka kugira intsinzi mu buzima, bufate nk'ideni wahawe n'Imana, uhora uzirikana ko ukwiriye kuryishyura. Yohana 15:1, Bibiliya iravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage ngo rirusheho kwera imbuto. Uyu murongo uratwibutsa ko turi amashami ku muzabibu kandi tubereyeho kwera imbuto. Ishami ritera imbuto rikurwa ku giti rikajugunywa. Ibi biratwereka ko tubereyeho gusohoza umugambi w'Imana mu buzima turimo. Igihe cyose tutagendeye mu murongo w'umugambi w'Imana, kubaho kwacu gutakaza igisobanuro. Ni nko kugura igikoresho ariko ntikibashe gukoreshwa umurimo cyagenewe. Icyo gikoresho mu bubiko kirimo gihinduka nk'umwanda. Bifate nk'aho uwaguhaye kubaho hari ikiguzi cy'ubuzima ufite agukeneyeho kandi utegetswe kwishyura. Niwumva ko hari ibyo usabwa mu buzima, bizaguha imbaraga zo kubaho utsinda. Uzagira ishyaka ryo kubaha Imana kandi uzagira umumaro muri sosiyete ubamo. Bibiliya ivuga ko tutari abacu ngo twigenge. Abakorinto ba mbere 6:19-20. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Bibiliya iratwereka ko imibiri yacu cyangwa ubuzima bwacu atari ubwacu bwite. Ntabwo dukwiye kubukoresha uko dushaka. Ni impano ikomoka ku Mana igomba gukoreshwa mu cyubahiro cy'Imana. Iyo wifuza kubaho neza ugatera Imana umugongo, uba wamaze gutsindwa. Ni nko kwifuza kwerekeza iburyo ukagana ibumoso. Imana niyo buzima, muri make niyo kubaho kwawe. Iyo uteye Imana umugongo, uba uteye umugongo ubuzima. Niba uri kuva mu buzima, birumvikana kuri kugana mu rupfu. Abaroma 6:23, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Imana irema umuntu yamuremye nk'igikoresho kizahora gikenera imbaraga. Izi mbaraga ntabwo ari imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo harimo ubwenge, ubushobozi, uburinzi ndetse no kuyoborwa. Bibiliya igaragaza ko umuntu ibyo ageraho byose Imana ari imuha imbaraga. Abafilipi 4:13 haravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bibiliya ifite imirongo myinshi igaragaza ko Imana ari iha umuntu imbaraga. Iyo uteye Imana umugongo, uba wamaze gutakaza kamere yawe y'umwimerere. Uba wamaze no gutakaza icyerekezo cy'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Birashoboka wenda ko wagira ibyo ukora bikaguhira, ukagaragara nk'umuntu udasanzwe, kuko Imana ivubira beza n'ababi imvura. Ariko uba uri mu byago byo kwisanga uri gukoresha nabi ubushobozi ufite, kuko murabizi ko iyi si yamanukiwe n'umwanzi. Uba mu isi Satani akoreramo. Iyo utagize umuhate wo gukora ibyiza, wisanga imirimo yawe iyoborwa na Satani.
ibyiza byose bisaba imbaraga, mu gihe ibibi byo Satani ahora ashaka icyuho acamo kugira ngo abitugezeho. Niyo mpamvu ubuzima ari nk'urugamba. Iteka iyo imirimo yawe iyoborwa n'umwijima uba waratsinzwe, n'ubwo abakureba baba bashobora kubona uri umuntu uhambaye, kuko ubuzima bwawe urabukoresha bihabanye n'ubushake bw'umuremyi wawe. Bibiliya ivuga ko kubaho bihabanye n'ubushake bw'Imana ari ukutubaha Imana, kandi kutubaha amategeko y'Imana no kutemera ubuyobozi bwayo biteza ibyago ndetse bigutandukanya n'Imana. Abaroma 8:1-10. Nuko noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Bibiliya itwereka ko kutaba muri Kristo Yesu cyangwa kutubaha Imana ari icyaha, kandi icyaha giteza urupfu rwo mu mwuka n'urwo mu mubiri. Abatubaha Imana nibo Bibiliya ivuga bayoborwa na kamere y'umubiri. Umurongo wa 6 hatwereka ko umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umurongo wa 7, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Ariko Imana isezeranya imigisha y'ubwoko bwose abo bubaha amategeko yayo yose, kandi igaragaza n'imivumo izagera ku batitondera amategeko yayo. Gutegeka kwa 2:28, umurongo wa 1 kugeza kuri 68. Bibiliya igaragaza imigisha yose izaba mu buzima bw'abubaha amategeko y'Uwiteka. Umurongo wa 1, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose utegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Umurongo wa 15, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Zaburi ya 34, umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera bimwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Iyo wubaha Imana ubuzima bwawe bwose buba buri mu nshingano zayo. Nukuvuga ngo ibyo ukeneye byose ndetse no kubaho kwawe biri mu nshingano z'Imana, kuko igufiteho inyungu. Naho iyo utayubaha ububayeho kubw'ubuntu, nukuvuga ngo uri guhabwa ibintu udafiteho uburenganzira. Umuntu wese utubaha Imana uwo ni ubayeho kubw'ubuntu, kuko nta mpamvu afite yo kugira icyo aburana imbere y'Uwiteka. Uyu aba ari mu maboko y'umwanzi umukoresha ibyo ashaka, yarangiza akamwica. Ariko Bibiliya isezeranya abitondera amategeko y'Uwiteka uburinzi, kurama n'ubutunzi, kandi hanyuma y'ibi bafite n'ubugingo buhoraho. Abaroma 6:23, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Gutegeka kwa 2:5-33, Bibiliya iravuga ngo mujye mugenda mu nzira yose Uwiteka Imana yanyu ibayoboye, kugira ngo mubeho mubone ibyiza, muramire mu gihugu muzahindura, cyangwa igihugu Imana ibaha. Imana iyikuremye ibifite ikikuzaniye mu isi. Ikikuzaniye kiba ariyo nzira y'ubuzima bwawe, kandi kuremamo ubushobozi buzakubashisha kuzuza uwo mugambi. Tuba mu isi aho Satani akorera, hari imbaraga z'umwanzi zirwanya abantu. Iyi niyo mpamvu umuntu akwiriye guhora azirikana ko atari uw'ubwe, akemera kuyoborwa n'umutware we, kuko uwo mutware afite ububasha buhagije bwo kunesha imbaraga zose z'umwanzi. Matayo 16:24. Maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Uyu murongo ugaragaza ko kubaho kwacu ari amahitamo. Dufite ububasha bwo guhitamo uko tubaho. Dushobora guhitamo gukurikira Kristo cyangwa tukabaho uko dushaka. Iyo uhisemo kubaho uko ushaka, uba uhisemo kugenda nta muyobozi ufite ukugenga. Iyo twemeye gukurikira
Kristo ababaye umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, icyo gihe imibereho yacu n'uburinzi bwacu bwose biba biri mu nshingano ze. Ariko iyo uhisemo kwigenga, icyo gihe uba uri kure y'amasezerano kandi nta burinzi uba ufite. Ibyo uzakubitana nabyo mu nzira yawe uzarwana nabyo uko ubyumva, ubwo nibikurusha imbaraga bizakurimbura. Nshuti yanjye, zirikana ko icyazanye Satani ari ukwiba, kwica no kurimbura. Ariko kuri uyu wakurikiye Kristo, kwiyanga ukikorera umusaraba bisobanuye kwiyegurira Kristo wowe wese. Ntuba ukita kuri bya bindi ufata nk'inyungu zawe bwite, ahubwo ububereyeho kuzuza umugambi w'Imana. Icyo gihe kubaho kwawe kose kuba kuri mu nshingano, kuba kuri mu biganza bya Kristo. Ese kuki Yesu yavuze kwiyanga? Abantu benshi aha niho batsindirwa. Iyo bumvise gukurikira Kristo ari ukwiyanga, bibatera ubwoba, bikabatera gushidikanya. Kwiyanga Kristo yavuze si ikindi, ahubwo igihe uri kumwe n'umuyobozi wawe mugenda mu nzira kuyoboye, ntabwo amahitamo yawe ariyo ugenderamo, ahubwo ukurikiza amabwiriza y'umuyobozi wawe. Ukuyoboye aho ategetse ko mugana niho werekeza, naho waba ufite inyungu mu yindi nzira urazirengagiza ukubaha itegeko ry'umuyobozi wawe. Bibiliya yishimangira ko ubuzima n'urupfu biri mu kuboko kw'Imana, ariko twebwe abantu dufite amahitamo n'ibikorwa bibasha guhindura ubuzima bwacu n'umusaruro wabwo. Bibiliya yigisha ko urupfu rwaje mu isi kubera icyaha. Ntabwo urupfu rwari mu mugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Niyo mpamvu abubaha Imana batajya bapfa nk'abapagani. Urupfu rwabo rurategurwa kandi ntirujya rubatungura. Ibyakozwe n'Intumwa 2:23. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Uyu murongo uravuga ku rupfu rwa Yesu. Imana yari yarabimenye mbere, irabigambirira ko agomba gutangwa, ariko siyo yateye urupfu rwe. Icyakora yari ibizi, irabyemera ko bibaho kuko urwo rupfu rwari rufite umusaruro rugomba gutanga. Ibi niko bimeze kububaha Imana bose. Urupfu rwabo Imana irumenya mbere. Iyo ibona ko hari impamvu bikwiriye kubaho irabyemera, ariko iyo ibona ko bidakwiriye iraruhagarika. Aha niho kurama bikomoka. Abantu baramasuka umwanza bataragambiriye kubica bakiri bato, ariko Imana igenda ibihagarika kuko ibona ko bidakwiriye, kuko abo bantu baracyafite inyungu ku Mana mu kubaho kwabo. Ibi birashoboka ku muntu wese. Icyo usabwa ni ukubaho ufite umusaruro ku Mana kandi ukabana nayo neza, ukayikomezaho, ukabana nayo akaramata. Mbere y'uko dukomeza, ndaguha umukoro gato. Niba wafashijwe n'ubu butumwa, andika amena muri comment. Niba kandi utarakora subscribe, ntugende utayikoze kugira ngo ubutumwa nk'ubu ujye ububona tukibushyiraho. Like yawe ni ingenzi cyane. Uramenya utagenda utayikoze, kuko uraba ugize uruhare mu kugeza ubu butumwa ku bantu benshi. Satani ahora akoresha imbaraga kugira ngo abuze abantu gukurikira Kristo. Akoresha ubushukanyi bw'uburyo butandukanye kugira ngo abuze abantu gusobanukirwa kugendana n'Imana icyo bisobanuye. Nyamara abantu benshi babashije kubimenya nibyo bahitamo, kuko bifite inyungu nyinshi. Mu by'ukuri abantu benshi bakurikira Satani atari uko babihisemo, ahubwo kuko batazi ukuri. Kuko nta muntu n'umwe wahitamo gukurikira Satani. Ibi warabizi. Bituma akoresha amayeri menshi kugira ngo abantu batamenya ukuri. Niyo mpamvu wowe unyumva ukwiriye gushishoza cyane. Benshi ntabwo bazi inyungu ziri mu gukurikira Kristo. Ntabwo bazi umumaro wo kubana neza n'Imana. Yeremiya 29:11. Bibiliya iravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka avuga. Imana niyo yaremye ubuzima, izi neza uko ubuzima bukora n'ibyo bukenera kugira ngo bugende neza, kandi intego yayo ni uko umuntu abaho mu buryo bwuzuye. Ntabwo Imana yaremeye umuntu kubabara. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, abarushye n'abaremerewe mwese muze munsange ndabaruhura. Matayo 11:28. Imana ishaka ko tubana nayo kugira ngo ducungire umutekano. Zaburi 32:7.
ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Hari ubuhamya bw'abantu benshi bagiye barokoka ibyago kubw'uburinzi bw'Imana. Ibi ntabwo ari ibinyoma, ahubwo birahamya ukuri k'ubuzima. Ikintu kigora abantu ni ukwemera kwakira ukuri. Ukuri kurahari, Bibiliya irakugaragaza. Ukuri ni uko ubuzima butayoborwa n'Imana ntibushobora kuzura. Kubana n'Imana bitanga ibyiza kandi bitanga kurama. Imana niyo soko y'ubwenge, ni nayo soko y'imbaraga. Kubaho n'ubumenyi bikomoka kuri yo. Niyo igenga ibiriho byose, ibyo tureba n'ibyo tutarebesha amaso. Ubutware bwayo busumba byose. Imana iguha umugisha wowe wadukurikiye.